Yes, reka tubasuhuze cyane mwe mudukurikira muri hirya no hino mu Rwanda, mu turere 30 tugize igihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bihugu byinshi bigize isi, birumvikana diaspora mwe muzi gukoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Dukomeje kubabwira rero inkuru zerekeye ko gutwita, kuko buriya ikiremwa muntu niho gituruka, bityo umuntu abakwiriye kwigengesera mu gihe atwite kugira ngo inda hazayibyare nta kibazo afite. Uyu munsi tugiye kubabwira impamvu y'ingenzi kumenya ubwoko bw'amaraso iyo utwite. Tubitse ko amoko cyangwa se amatsinda y'amaraso ari mu byiciro byinshi, ariko by'ingenzi ni bibiri. Hari itsinda rizwi nka ABO, hari ryo ribarizwamo amoko ya A, B, AB na O. Hakaba n'itsinda rya resist ari ryo ribamo resist positive na resist negative. Ibi byose rero iyo utwite bwa mbere uba ugomba kuba uzi aho ubarizwa kubera impamvu zikurikira. Ubusanzwe iyo hari ikintu kidasanzwe kinjiye mu mubiri wacu, umubiri utari usanzwe uzi, icyo gihe umubiri ufite uburyo ukirwanyamo ukoresheje ubushobozi cyangwa se ubwirinzi bwawo. Aba ushobora gukoresha uburyo butandukanye mu kwirukana icyo kintu. Urugero, ushobora gukora abasirikare bashobora kukirwanya ku buryo kitabasha kwangiza cyangwa ngo gitere indwara, igihe babasirikare twavuze batatsinzwe n'icyo kintu. Abo basirikare nibo bita anticorps cyangwa se antibodies mu rurimi rw'icyongereza, naho ibyo bintu biba byinjiye mu mubiri utabizi nibyo bita antigene. Antigene kandi ishobora kuba amaraso. Urugero, izo bita antigene hazis ni antigene ziba mu nsoro zitukura z'amaraso. Niyo mpamvu umuntu adapfa guhabwa amaraso kwa muganga cyangwa urugingo yabuze batabanje gupima ubwoko bw'amaraso ye kugira ngo batamuha ibidahuye. Urugero, wumva abantu bahabwa impyiko, umwijima n'ibindi, babanza kureba ko umubiri hiwe ushobora kwakira izo ngingo cyangwa amaraso nizahapimwa ubwoko bw'amaraso. Bavuga ko amaraso y'umuntu afite resist negative igihe iyo bapimye bagasanga ku nsoro zitukura ze uturemangingo tuba mu maraso tuyafasha gukwirakwiza umwuka wa oxygene mu mubiri hose. Nta antigene resist ihabarizwa, naho igihe bayisanzeho bavuga ko afite resist positive. Iyo bavuze ko umuntu afite groupe sanguine runaka ariko bakongeraho ikimenyetso cyo guteranya cyangwa cyo gukuramo, bashaka kuvuga ubwoko bwa resist aba afite. Urugero, umuntu ufite groupe sanguine O minus, O plus, A minus, A plus, gutyo gutyo, biba bivuga ko amaraso ye ajyanye na turiya tumenyetso twagaragaye kuri ziriya nyuguti. Ibi bivuze ko ku mukobwa cyangwa se umugore ufite resist negative noneho agashakana n'umugabo ufite resist positive, bituma kenshi asama umwana ufite amaraso ya resist positive, kubera ko umugabo yiganza kurusha umugore. Akenshi kunda ya mbere nta kibazo uyu mubyeyi agira ndetse n'umwana avuka neza, ahubwo ikibazo kiba mu gihe cyo kubyara, aho amaraso y'umwana ashobora kwivanga n'aya nyina, bigatuma mama w'umwana uba ufite amaraso adafite antigene resist negative, umubiri we utangira gukora abasirikare barwanya za resist positive z'umwana wawinjiyemo, kuko umubiri we ufata resist positive z'umwana nk'ibintu bidasanzwe byawugezemo, aribyo bita antigene. Bigenda gute ku nda ya kabiri? Ku nda ya kabiri, igihe wa mubyeyi yongeye gusama umwana ufite resist positive, abasirikare barwanya resist positive umubiri we wakoze umwana wa mbere akimara kuvuka. Abo basirikare batangira kunyura mu ngobyi ihuza umwana na nyina, bityo bagatangira kwangiza amaraso y'umwana hatwite uba ufite resist positive, bikaba byatuma umwana hatwite apfa ndetse n'inda ikavamo.
Niyo mpamvu iyo iki kibazo kitamenyekanye kare kwa muganga, umubyeyi ashobora gutahira umwana wa mbere yabyaye izindi nda zikajya zivamo. Ariko kandi iyo iki kibazo kizwi na muganga, mu gihe umubyeyi arangije kubyara inda ya mbere, hari urukingo ahabwa kwa muganga rwitwa hogamu, rugenda rukica babasirikare umubiri we uba watangiye gukora, ku buryo ku nda ya kabiri ashobora kubyara umwana atagize ikibazo. Ni ngombwa kubimenyesha kwa muganga kugira ngo uwo mubyeyi ahabwe urukingo akimara kubyara umwana wa mbere, kuko igihe aruhawe nyuma y'iki gihe ntacyo rwamara. Ibi bimuha andi mahirwe yo gusama undi mwana nta ngorane, akanamubyara rwose. Aha twongereho yuko niyo indi ivuyemo, umugore naho aba agomba guhabwa rwa rukingo, kuko naho amaraso yivanga. Niba usanga utazi ubwoko bw'amaraso yawe, ni ingenzi ko ho bimenya igihe utwite inda ya mbere cyangwa se mbere yaho, kugira ngo bizakurinde kuba wahura n'ibyago byo kujya ukuramo inda zikurikiye iya mbere. Reka tugushimire cyane wowe wabanye natwe muri iki kiganiro, kandi twizere ko wakigiyemo byinshi. Ibuka gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro byacu ku gihe. Komeza ubane natwe rero kandi ugire umunsi mwiza.